Aha barara bahinga, inyinshi mu mirimo yaho yiganjemo iy'ubwikorezi ikorwa nijoro, ku manywa bakaryama. Muri ubu butayu ni hamwe mu hantu hambere hashyuha mu isi, aho ubushyuhe bwaho buba bushobora kuzamuka kugera ku gipimo cya °C50. Ariko nanone iyo ikirere cyihindurije izuba rikarenga, hahita habaho impinduka idasanzwe. Ibaze ubushyuhe buba buri ku gipimo kingana gutyo, maze mu kanya ko guhumbya bugahita buhananuka kugera ku gipimo cya °C10 ako kanya izuba rikimara kurenga. Ubu ni ubutayu bwa Sahara. Uretse izuba ry'igikatu, inshuro nyinshi hakunze kurangwa n'imiyaga kandi ifite imbaraga izamura umusenyi n'ivumbi ryo muri ubu butayu kugeza muri metero 100, ku buryo biba bishobora kumara iminsi ine yose uwo muyaga udahagaze. Mu butayu bwa Sahara imvura ibishobora kugwa inshuro 2 cyangwa 3 gusa mu mwaka, ibifatwa na kimwe mu bimenyetso bya mbere bigaragaza uburyo buri kinyabuzima cyose gituye ahangaha, yaba abantu, inyamaswa ndetse n'ibimera, nta na kimwe kiba cyorohewe n'ubuzima bwaho. Ubutayu bwa Sahara bufite ubuso bwa kilometero kare 9,200,000, ibyumvikanisha yuko mu bunini ubu butayu bukubye u Rwanda inshuro zigera kuri 349. Ahari uhise wibaza niba ubutayu bunini gutya kandi bugwamo imvura inshuro nke cyane zishoboka hari ubuzima buharangwa. Yego nibyo, aha haba ubuzima, kuko hatuye abaturage bagera kuri 2,500,000, hakaba amoko y'inyamaswa asaga 2,000, ndetse yewe n'amoko y'ibihingwa asaga 1,500. Ibi byose biba muri ubu butayu bicengacengana n'ibizazane byaho byose, kandi n'ibintu bimaze imyaka ibihumbi. Ubutayu bwa Sahara bukora ku bihugu 11, ari byo Algeria, Misiri, Maroc, Tunisia, Libya, Mali, Mauritania, Niger, Chad, Sudani, Western Sahara ndetse na Eritrea ifatwa nk'igihugu cya 12 gikora kuri ubu butayu, kuko hari agace gato cyane k'ubutayu bwa Nubia bwo muri iki gihugu gakora ku butayu bwa Sahara. Ibi bihugu byose buri kimwe kwacyo kigenzura ubutaka bw'ubutayu buri mu mbibi zacyo, haba mu buryo bwa politike ndetse n'ubw'ubukungu, cyane ko ubu butayu bwinjiza za miliyaridi nyinshi z'amadolari buri mwaka binyuze mu bukerarugendo ndetse n'imitungo kamere. Nubwo ubutayu bukora kuri ibi bihugu byose bifite ubugenzuzi kuri bwo, abasangwa butaka baho ndetse n'ingamiya zabo babugendamo batitaye ku mipaka ndetse n'imbibi, bagatembera bashaka hari ubuzima bwiza kurusha ahandi muri ubu butayu batitaye ngo ni mu kihe gihugu, kuko nta nubwo abenshi baba banabizi rwose. Gusa uko byagenda kose buri gihugu bagereye mu mbibi baba bagomba gukurikiza amategeko yacyo, baba babizi cyangwa batabizi. Ese ibinyabuzima byo muri ubu butayu bibasha kubaho gute ahantu hari izuba ry'igikatu, imiyaga idasanzwe, imvura iri ku kigero gito cyane hafi ya 0, kandi bikaba ari ibintu bimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi, nyamara nta kinyabuzima na kimwe cyari kinubira kuhatura? Marvin ninjye. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima budasanzwe bw'inyamaswa zidasanzwe zo muri ubu butayu, ndetse nyinshi muri zo ntizisangwa ahandi hantu aho ari hose mu isi keretse mu butayu bwa Sahara. Wari uzi ko se muri ubu butayu bwa Sahara haba ibimera bidasanzwe bikenera ko imvura igwa rimwe gusa kugira ngo bibeho ubuzima bwiza? Hari n'ibindi biti bihaba bifite ubushobozi bwo kubaho neza n'iyo imvura yamara imyaka 10 itagwa. Muri ubu butayu kandi habamo amoko asaga 100 y'abasangwa butaka, bakunze kugaragara mu myenda y'imyeru ifite isuku nyinshi cyane. Abo bose babayeho ubuzima ari magirirane. Ibi byose bikubiye muri iki kiganiro kirihariye, niyo mpamvu nkurarikiye kugikurikira kugeza ku musozo. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba ari ubwa mbere wageze, yibuka gukanda subscribe ndetse ukane no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bigiye kugira umunsi ku munsi. Murakaza neza mu butayu bwa Sahara. Ubutayu bwo ku mugabane wa Afrika burangwa no kugira amazi make cyane, ahubwo hafi ya ntayo, ariko mu gice cyaho cy'iburasirazuba hakora ku mugezi wa Nili utemba uturuka mu kiyaga cya Victoria. Uru ruzi rwa Nili rukaba rutemba ruturuka muri Afrika y'Iburasirazuba ruzamuka muri Afrika y'Amajyaruguru mu bihugu birimo na Misiri. Aka gace k'ubutayu bwa Sahara gakora kuri uru ruzi rwa Nili niho hantu hatoshye muri ubu butayu, cyane ko ibirometero bigera ku 1500 mu 6500 by'uburebure uru ruzi rufite, bikora kuri ubutayu bwa Sahara ku butaka bugenzurwa n'igihugu cya Misiri ndetse n'icya Sudani. Aho hose rero hakora kuri Nili haba hatoshye, ari nayo mpamvu abatuye muri ubu butayu babona aho bahinga, cyane yuko ari ubutaka buba bworoshye ndetse n'amazi aboneka mu buryo bworoshye kubera yuko haturiye umugezi wa Nili. Mu by'ukuri muri ubu butayu bwa Sahara haba ku bantu n'inyamaswa, Nili ifatwa nk'isoko ikomeye y'ubuzima kandi yo kubahwa, kuko muri aka gace ni hamwe mu hantu hake cyane haboneka amazi muri ubu butayu. Aha rero kubera ko haboneka amazi niho usanga inyamaswa zirimo imvubu, ingona, amafi ya Nili nka perch ndetse na tilapia, ndetse n'ubwoko bw'inyoni burimo na African fish eagles zakagoma zizwiho kurya amafi kurusha indi nyoni iyo ari yo yose. Zikunze gutura cyane hafi y'imigezi n'ibiyaga, cyane ko hariho ku icumbi ry'ibyo kurya byazo. Amafi zigakunda gusangwa cyane ku kiyaga cya Victoria,
icya Tanganyika, ku mugezi wa Nile ndetse yewe no mu gihugu cy'u Rwanda ku kiyaga cya Kivu. Izi kagoma zahangaha ku mugezi wa Nile iyo zahaze zinezezwa cyane no kuzenguruka zigurukira mu kirere cy'ubutayu bwa Sahara, kuko nubwo zikunda amafi ntabwo ariyo zirya gusa, ahubwo zinarya utunyoni duto ndetse ahubwo n'inyamaswa zapfiriye hafi y'amazi. Buri wese uzi ubutayu n'ubuzima bwabwo, inyamaswa atekereza mu ntekerezo ze bwa mbere ni ingamiya, kandi koko nibyo, ingamiya ni ntagereranywa mu kwisanisha n'ubutayu kurusha indi nyamaswa iyo ari yo yose mu isi. Iyi niyo mpamvu ingamiya ariyo nshuti ya mbere y'abasanga ubutaka bo mu butayu. Ibi ari amambo imbaraga z'izi nyamaswa zituma kuva mu myaka 1000 ishize ingamiya zifashishwa mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu, kabone n'ubwo haba mu ntera ndende bingana bite, haba ku manywa ku zuba ry'igikatu cyangwa mu mbeho yo mu gicuku. Mu gihe cyo kumanywa umusenyi mu butayu uba washyushye watuye kubwo gufata ubushyuhe bw'izuba byihuse, gusa iyo izuba rirenze uyu musenyi uhita ufata ubukonje bwinshi. Ku ngamiya ibyo nta kintu biba bivuze, kubera yuko ingamiya zigira ibinono n'amaguru akomeye cyane abasha kwihanganira icyo ari cyo cyose zikandagiye. Mu buzima bwazo ingamiya ziba zifite ubushobozi bwo kubika amazi mu mubiri wazo igihe kirekire, ku buryo ahantu nk'aha mu butayu ingamiya iba ishobora kuhagenda ibyumweru idakeneye kongera kunywa andi mazi, cyane ko amara n'impyiko by'ingamiya biba bifite ubushobozi buhambaye bwo gutunganya amazi ku muvuduko muto ndetse no kugabanya bidasubirwaho ingano y'amaganga iba ishobora gusohora, ari nayo mpamvu amazi yanyweye aba ashobora kuyimaramo igihe kinini gishoboka. Ariko nanone iyo ingamiya igeze ahantu hari amazi yanywera rimwe, ibaze ko iba ishobora kunywa amazi ageze kuri litiro 100 icyarimwe. Uko ubutayu buba bugoye kose ntibibuza ingamiya kugenda amanywa nijoro, cyane ko n'ipfupfu ryayo ubwaryo rifite akamaro, kubera ko riba ribitse ibinure byinshi biyifasha mu gihe ibyo kurya byabaye bike. Ku bijyanye n'imirire, ingamiya ni indyabyatsi zirya ibimera byose bibonetse ku butaka, kabone n'ubwo yaba ari ibitovu cyangwa amahwa, gipfa kuba ari ikimera. Kandi kuko ibitovu n'amahwa nibyo bintu bikunze kuboneka mu butayu kurusha ibindi, ari nayo mpamvu akanwa n'ururimi bikomeye cyane by'ingamiya biyifasha guhekenya igakanjakanja amahwa uko yaba akomeye kose, igahekenya ingiga z'ibiti ndetse n'amashami nubwo byaba byarumye byarabaye imyase, ikarya ibimera bishaririye ndetse n'ibirimo umunyu. Ibyo byose biba byoroshye cyane ku ngamiya, kuko kuri zo nta byo kurya biruta ibindi mu gihe ari ibimera. Mu butayu bwa Sahara ingamiya zisaga miliyoni 10, ibaze miliyoni 10. Uyu niyo muryango mugari mu butayu bwa Sahara kurusha indi yose, harimo n'uw'abantu. Abantu bo mu butayu bwa Sahara uretse kwikoreza ingamiya y'imizigo, bazibonamo n'akandi kamaro karimo kubaha amata ndetse n'inyama. Mu butayu bwose bwa Sahara, ariko by'umwihariko mu bice by'amajyaruguru y'ubutayu ahakora ku bihugu nka Algeria ndetse na Tunisia, hakunze kuba imisozi miremire y'imicanga iba yarundarunzwe n'umuyaga. Aha niho hakunze kwibera utunyamaswa dutangaje udufatwa nk'umwihariko w'ubu butayu. Aka kabwa kitwa Fennec Fox, mu moko yose abarizwa mu muryango w'imbwa. Utu nitwo tunyamaswa duto ku isi, hamwe n'uburemere bw'ikiro kimwe ku kanyamaswa gakuru k'ubu bwoko. Gusa aka kanyamaswa kaba gafite amatwi manini cyane, aba afite uburebure bwa santimetero zisaga 15. Amatwi afasha mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri w'aka kanyamaswa ahantu nk'ahashyuha cyane, ndetse no mu kumva cyane amajwi aturuka kure. Aka kanyamaswa gashobora kuryama amasaha agera kuri 16 kandi ku manywa, ubundi kakabyuka kajya guhiga ibitunga umubiri wako mu gihe cya nijoro, ku mpamvu zo kuzigama amazi yo mu mubiri wako, kubera ko ku manywa kirirwa kishe mu buvumo kaba karacukuye, kakirirwamo kikinze izuba ndetse n'ubushyuhe bwo mu butayu, ubundi kagasohokamo bugorobye ari bw'igihe cy'akazi kako kiba kigeze. Mu butayu bwa Sahara utu tunyamaswa nk'utunyantege nke tugira imbogamizi zo guhigwa n'inyamaswa nini z'inkazi, zirimo ibitarangwe, impyisi, ibirura, inzoka z'inkazi ndetse n'izindi, nabyo biri mu bituma utu tunyamaswa twirirwa mu myobo yatwo amanywa yose. Mu buzima bwatwo utu tunyamaswa turya imbuto, nubwo biba bigoye rwose kuba zaboneka muri ubu butayu. Tukarya utunyugunyugu, udukoko duto nk'ibimonyo, intozi ndetse n'inshishi, cyangwa ahubwo tukarya amafi mato yo mu ruzi rwa Nile. Fennec Foxes zifatwa nka zimwe mu nyamaswa z'umwihariko w'ubutayu bwa Sahara kubw'imiterere itangaje zitandukanya n'imbwa z'ubundi bwoko. Gusa sitwa tubwa duto twonyine tuba muri ubu butayu bwa Sahara, kuko hari n'izindi nka Pearl Foxes, Lupo Foxes ndetse n'izindi zizwiho kugira amatwi manini azifasha kuringaniza ubushyuhe bw'imibiri yazo. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi mu buzima bw'abatuye ubutayu bwa Sahara ni ubworozi bakora, kuko ibimera biba bidahagije ngo bibonekamo amafunguro ya buri munsi. Ari nayo mpamvu borora amatungo afite imiterere yo kwisanisha n'ubutayu, harimo n'ingamiya twagarutseho. Ayo matungo yose akaba afasha mu gutanga amata ndetse n'inyama mu gihe ibindi byo kurya byabaye ingume, kandi ibyo ni ibintu bimaze amagana y'imyaka byarabaye ubuzima bwa buri munsi. Inyinshi muri izi ni inyamaswa z'agasozi zifite inkomoko mu butayu bwa Sahara zaje guhindurwamo amatungo. Iyi nama yitwa Barbary sheep, zigira amahembe maremare cyane ndetse n'ubunini budasanzwe ugereranyije n'ubw'izindi nama, kuko intama nkuru y'ubu bwoko iba ishobora kugira uburemere bw'ibiro bigera ku 140. Buri kimera kibonetse ku butaka rero ni ibyo kurya by'izi nama, ndetse yewe zishobora no kurya imizi y'ibiti.
bice by'ubutayu berereye mu mbibi z'igihugu cya Maroc mu gace ka Marrakesh hari ihene zidasanzwe zigira imyitwarire yo kurira ibiti birebire. Ihene zo muri Sahara zirimo Sahel goats, Balad goats, Mahar goats ndetse n'izindi, kuko ziba zishakamo ibyo kurya mu gihe ubwatsi bwabaye ubwibura. Zikarya amababi y'ibiti, udushami duto tw'ibiti ndetse ahubwo zikanashishura ibiti ngo zirye ibikuyu byabyo. Yaba ihene ndetse n'intama zose zigira imyitwarire yo gukunda kuba mu matsinda yazo, zikagendana na ngenzi zazo aho zigiye hose, kandi n'imyitwarire ziba zihuriyeho zaba zororwa cyangwa ari iz'agasozi. Muri rusange indyabyatsi zo mu butayu bwa Sahara ndetse n'izindi nyamaswa zaho zifite ubushobozi bwo gukomeza kubaho nubwo byaba bigoranye. Wumvisha inyamaswa zishishura ibikuyu by'ibiti, wumvisha izirya amahwa, zose ni inyamaswa zifite ubushobozi bwo kwirwanaho kandi zinafitanye igihango gikomeye n'abantu bo muri ubu butayu kuva kera no mu myaka yo hambere. Mu gihe uri muri ubu butayu, aho waba uri kugenda hose mu musenyi ushyushye wabwo, ushobora gukandagira inzoka mu buryo utari witeze. Ni inzoka z'ubumara bwica zikunda cyane kwisha mu musenyi, kandi ikibi cyazo kurushaho ziba zisa nawo. Ibyo rero bituma igihe icyo ari cyo cyose uri kugenda n'amaguru mu musenyi w'ubutayu aba ashobora gukandagira iyi nzoka. Iyo ubona yitwa Saharan Horned Viper, ni inzoka z'inkazi zigira amahembe kandi ziyariye ku kugenda intambike, ku buryo aho kugenda zigana imbere ahubwo zigana ku ruhande ndetse zizingazinga ku muvuduko munini cyane. Iyi nzoka ni ingome cyane ku buryo umuntu iriye amaraso amushiramo kugeza apfuye, bituma iyi nzoka imwe mu za mbere ziteye ubwoba ku isi. Mu buzima bwazo busanzwe zibeshwaho no kurya utunyamaswa nk'imbeba, imiserebanya, utunyoni duto, udusimba duto nk'intozi ndetse n'ibimonyo, akiriye kose yikakamira bunguri. Kuva ku myitwarire kugeza no ku miterere yazo, ibyinshi izi nzoka zibihuje n'izindi nzoka zitwa Saharan Sand Vipers, nazo zikunda kugendera mu mucanga. Nazo ni inzoka z'ubumara biba bigoye cyane kuba umuntu irumye yayirokoka. Si ubu bwoko bubiri gusa, kuko mu butayu bwa Sahara harimo n'izindi nzoka nyinshi zitandukanye z'ubumara, ariko nanone hakaba n'inzoka zitagira ubumara zirimo nka whip snakes, desert king snakes ndetse n'izindi. Ariko yaba inzoka z'ubumara ndetse n'izitagira ubumara, zose zihuriye ku kurya udusimba duto zitumize bunguri. Usibye inzoka mu butayu bwa Sahara, andi moko y'inyamaswa zirema nk'ubumara n'uburozi mu mibiri yazo bukazifasha mu gushaka amaramuko ndetse no kwirwanaho. Muri zo harimo scorpion z'ubwoko bwa fat-tailed scorpion, zimwe mu nyamaswa z'inkazi bitari mu butayu bwa Sahara gusa ahubwo no mu isi yose. Iyi scorpion uwirumye aba ashobora kugira ubushye umubiri wose kugeza ku gupfa. Zisangwa cyane mu bihugu by'Abarabu, yaba muri Afurika y'Amajyaruguru muri ubutayu bwa Sahara ndetse no mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Saudi Arabia. Zigakunda ahantu hashyuha cyane mu bice byo mu butayu, biri mu bituma ziba mbi cyane ahantu nk'aho ngaho haba hataboneka amazi mu buryo bworoshye. Iki gitagangurirwa ni icy'amaso atandatu, six-eyed sun spider. Umubiri w'ibi bitagangurirwa ukoranye ubumara budasanzwe bukamura ndetse bukumisha amaraso y'uwo byaruma, akaribwa mu ngingo, umutima ugatangira gutera buhoro cyane kugeza apfuye. Gusa mu mateka abantu byamenyekanye yuko barumwe n'ibitagangurirwa ni abagera kuri 2 kandi bose barapfuye. Mu byo kurya bitunga ibitagangurirwa harimo na za scorpio, kimwe mu bituma mu mubiri wabyo hatajya hahagarara kwiyongeramo ubundi bumara. Gusa nanone ibitagangurirwa binarya udukoko duto twatundi tuzwiho gutondagira. Mu butayu bwa Sahara kandi hari n'utundi dukoko duto turimo assassin bugs, blister beetles ndetse n'utundi tuzwiho kurumana. Gusa ibiri amahire ntabwo utu dukoko tugira ubumara, ariko nanone tubasha gutanga uburibwe budasanzwe ku nyamaswa cyangwa umuntu warumwe natwo. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro ariko, kimwe mu bintu by'ingenzi nagira ngo mwibutse no gukanda like kuri video niba wakunze ibikubiyemo. Ese ujya wibaza ku mibereho n'ubuzima bw'abantu bagera kuri 2,500,000 babaho nk'abasangwa butaka muri ubu butayu bwa Sahara? Muri bo abagera kuri 1.2% gusa nibo bagerwaho n'amashanyarazi kandi nayo akaba akomoka ku mirasire y'izuba. Ibi bitandukanye no mu Rwanda aho abasaga 75% bose bagerwaho n'amashanyarazi, kandi umubare munini muri bo ni abakora installation z'amashanyarazi na Unidad Group Limited, kandi bose basigaye bashima kubw'ubunyangamugayo n'ubunyamwuga bagaragarijwe. Unidad Group ni abahanga mu gukora installation z'amashanyarazi zizewe kandi zitateza ibibazo. Banagukorera iz'amazi zirimo no gutunganya imiyoboro y'ibigega, batunganya ubwiherero n'ubwogero bigezweho kandi bya gisirimu, haba mu nzu yawe utuyemo cyangwa y'ubucuruzi, kandi izi serivisi zose bazigusangisha ahari hose mu Rwanda. Buri kimwe cyose Unidad Group bagukorera bagikora neza kurusha abandi kuko bafite abatekinisiye babyigiye, kandi icy'ingenzi kuri bo ni ubunyangamugayo ndetse icyizere cyawe niyo ntego yabo. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri muri screen yawe. Mu moko yose y'abasangwa butaka bo mu butayu bwa Sahara, na bamwe bigeze baba marango bagere ku rwego rw'abatuareg.
Abatuareg ba mu butayu bwa Sahara ku myaka isaga 5,000 ishize, byumvikana yuko bidasubirwaho aba bantu banywanye n'ubu butayu ndetse n'ikirere cyabwo. Kuva mu myaka 1000 ishize, Abatuareg bari abashabitsi bakomeye muri ubu butayu ku buryo bari baramenyekanye ku mugabane wose wa Afrika mu bucuruzi bw'igurana hagati y'umunyu na zahabu. Byumvikana yuko bo bari bazwi cyane ku gucuruza umunyu ucukurwa mu butayu bwa Sahara, ubundi bakawikoreza ingamiya zabo bakawugenza ibirometero n'ibirometero bakazenguruka ku mugabane wose wa Afrika. Uyu munyu ukagurishwa abami, cyane ko ari nabo babashaga kuwigondera kuko bahitaga babahundagazaho za zahabu ndetse n'andi mabuye y'igiciro cyinshi bigurana umunyu wahabwaga agaciro kadasanzwe muri icyo gihe. Kuryoherwa n'ubutunzi kw'Abatuareg byatumye bijandika no mu bucuruzi bubi cyane bwa Trans-Saharan Trade hagati y'ikinyejana cya 8 n'icya 16. Ubucuruzi bwaberagamo igura n'igurishwa ry'umunyu na zahabu, ariko by'umwihariko hakaberamo ubucuruzi bw'abantu, abacakara. Ibi byatumye nabo rero batangira kwijandika muri ubwo bucuruzi bw'abacakara kuko nabyo babibonagamo inyungu nyinshi, ariko akenshi akazi kabo muri ubu bucuruzi kari ukuranga, kuyobora ndetse no gutanga ingamiya zo kwikorera ibicuruzwa. Byumvikana yuko mu buryo bweruye aba batari abagura cyangwa bagurisha abacakara. Uku kuhabona ubuzima butagoranye cyane nibyo byatumye Abatuareg ku munsi wa none bakiba mu butayu bwa Sahara, nubwo ikirere cyaho kigoranye cyane, ariko nanubu baracyahacukura umunyu ndetse n'amabuye y'agaciro bakabyohereza mu mijyi yo muri Afurika y'Amajyaruguru ndetse n'iyo hagati mu bihugu nka Maroc, Tunisia, Mali ndetse na Niger. Ibituma nanubu ubuzima bwabo bwa buri munsi butabagora cyane, byongeye kandi bigatuma bakomeza kumenya indimi zitandukanye z'aya mahanga. Ariko igitangaje, Abatuareg nk'abantu biziritse ku muco wabo gakondo, imibereho yose babayeho ibahuza n'ubuzima bw'amahanga yo hanze ntibibabuza gukomeza kuvuga indimi zabo mu buzima busanzwe nk'Igitamagek, Igitawermet, Igitamashek ndetse n'izindi. Abatuareg bakunda kuba mu misozi miremire muri ubu butayu bwa Sahara, ariko cyane cyane bagakunda kuba mu misozi ya Tibesti iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Chad. Gusa muri iyi misozi harashyuha cyane, ari nayo mpamvu babiteguye yuko igihe icyo ari cyo cyose baba kwimuka, bigatuma bubaka utuzu dutoya ndetse n'amahema ku buryo mu gihe bashatse kwimuka babisenya mu buryo bworoshye cyane. Uzi impamvu se mu butayu bwose bwa Sahara iyi misozi ya Tibesti hari Abatuareg bakunda guturamo kurusha ahandi hose? Impamvu nuko igice kinini cy'amabuye y'agaciro asangwa mu butayu bwa Sahara acukurwa muri iyi misozi ya Tibesti. Iyi niyo mpamvu nubwo muri iyi misozi ya Tibesti hari imbogamizi nyinshi zitandukanye nk'ubushyuhe bukabije kurusha ahandi hose mu butayu bwa Sahara, ndetse yewe n'imiyaga idasanzwe ifite imbaraga nyinshi, Abatuareg babyirengagiza ahubwo bakahubaka utuzu dutoya tw'ibyatsi ndetse n'ibiti, abandi bagahitamo kuhashinga amahema akoze mu mpu z'inyamaswa, byose ari ukugira ngo barwane n'imbogamizi ziterwa n'imiterere y'aha hantu. Mu butayu nk'ubu butabonekamo amazi mu buryo bworoshye, Abatuareg ndetse n'abandi basanga ubutaka muri ubu butayu bwa Sahara bifashisha umusenyi kugira ngo basukure imibiri yabo, bakisiga umusenyi ku mubiri wose kugira ngo barwanye kubira ibyuya, cyangwa se nanone bagakoresha uburyo bwo gucukura ubundi bakiyorosa umusenyi, ubundi nyuma yaho bakambara imyenda ipfutse umubiri wose iri mu ibara ry'umweru cyangwa ry'ubururu. Ubwo bikaba ari ukwirinda kwandura, ariko nanone bakamenya neza yuko iyo myenda yorohereye cyane kugira ngo itabashyuhira cyangwa ikababiza ibyuya. Abatuareg biganjemo bafite uruhu rwirabura ndetse n'abandi b'imvange y'uruhu rw'Abarabu ndetse n'abirabura, bagakunda gusangwa mu bihugu nka Chad ndetse na Niger. Gusa ku ruhu batandukanye n'abandi basanga ubutaka bo muri ubu butayu bitwa Ababedouin, kuko bo biganjemo Abarabu bafite inkomoko mu bihugu nka Algeria ndetse na Misiri, ariko bakanasangwa hakurya y'umugabane wa Afurika mu bindi bihugu by'Abarabu nka Jordani, Saudi Arabia ndetse n'ibindi bikunze gusangwamo ubutayu. Imibereho y'Ababedouin ijya gusa neza n'iy'Abatuareg kubera yuko nabo n'aborozi bazenguruka mu butayu bwa Sahara ku ngamiya zabo, nabo bashaka aho bacukura amabuye y'agaciro kugira ngo bayacuruze ku masoko yo mu bihugu by'Abarabu. Mu bice bitandukanye by'imisozi ya Tibesti, ya Atlas ndetse n'itwa Hagar ikora ku gihugu cya Algeria, ni hamwe mu hantu hakeya byibura nubwo bizwi yuko ari ku kigero gitoya, ariko amazi agerageza kuboneka ugereranyije n'ahandi mu butayu bwa Sahara. Iyi niyo mpamvu rero ubuhinzi bwaho buba bushoboka kandi bugakorwa neza, ibituma ubwoko butandukanye bw'abasanga ubutaka bo muri ubu butayu bihebeye ubuhinzi kurusha ibindi boroherwa cyane no kuhatura. Aba ni abahanga bahambaye cyane mu buhinzi kubera yuko amazi make cyane abasha kuboneka ahangaha, bakoresha ubuhanga bwabo bakayabyaza umusaruro mu buryo bwose bushoboka, kandi bakabasha kweza amatoni n'amatoni y'ibiribwa. Hari abitwa aba Amazigi baherereye cyane mu burengerazuba bw'ubutayu bwa Sahara, ndetse ubu butayu ibisekuru byabo bibubamo kuva mu myaka 1000 ishize. Bakunze cyane guhinga mu misozi ya Atlas. Uzi igitangaje se, muri ubu butayu aba Amazigi bakoresha ubuhanga bwabo bwihariye mu buhinzi, bakabasha kweza ibitoki ndetse n'ibinyampeke birimo ingano n'umuceri, bakeza inyanya, ibinyomoro, intoryi ndetse n'ibindi. Ubu buhinzi abangaba babifatanya no korora amatungo atandukanye arimo intama n'ihene, ndetse byongeyeho bakorora ingamiya nk'amatungo azwiho koroshya ubwikorezi mu butayu nk'ubu ngubu.
Ubusanzwe mu bwoko bwa Amazighi abagore bita ku mirima ndetse bakita ku ngo, abagabo nabo bakajya kuragira cyangwa mu gihe imyaka yeze bakayikoreza ingamiya bakayijyana nk'ibicuruzwa ku masoko atandukanye yo mu bihugu by'Abarabu. Ubu buzima akantu ku kandi babujwe n'abitwa Bakabiri ndetse n'Abacire, nabo bazwi nk'abahinzi bo mu butayu bwa Sahara bahinga mu bice bitandukanye biri hafi y'umugezi wa Nili. Mu misozi ya Tibesti ni ahantu hadasanzwe, ibaze ko hari n'ibice bimwe na bimwe byawo bisangwamo icyitwa imigezi yo munsi y'ubutaka. Aha rero hakunze kuba bitwa Abatebu. Ni abahinzi borozi bakunda gukora ibyo byose bifashishije iyo migezi yo munsi y'ubutaka. Uti babikora bate rero? Baba bazi neza ahantu bacukura nubwo ari ku musenyi nk'ahandi, bacukura kugeza kuri metero imwe amazi agatangira kududubiza. Ayo mazi rero niyo bifashisha muri ibyo byose, ndetse ahubwo bakanayayungurura bakayanywa. Ku bufatanye n'aya mazi Abatebu bahinga ibihingwa bitandukanye birimo umuceri n'ingano, ndetse bagakora ubworozi bwabo neza. Mu bundi buhanga Abatebu bafite barimo n'ubwo gucungira ku kirere bakamenya neza ibihe bigiye kuza, ku buryo nimba muri iyo minsi hazaza imiyaga myinshi bahitamo kuba bimutse gato ibikorwa byabo bakabikomereza ahandi. Nubwo mu butayu bwa Sahara abasanga ubutaka batuye babarirwa mu moko asaga 100 kandi bafite imibereho ifite byinshi itandukaniyeho, aho bamwe bakora ubucukuzi bw'imitungo kamere, abandi bakaba barihebeye ubuhinzi. Bose bahuje kuba bamara ubuzima bwabo bwose bahanganye n'imiterere y'ahantu. Iyi niyo mpamvu imyinshi mu mirimo yabo ikorwa nijoro ndetse na mu gitondo, ubundi ku manywa bakaryama, kubera yuko ku manywa haba ari izuba ry'igikatu ubushyuhe bwabaye bwinshi. Gusa igituma imyaka isaga 1000 ishize abo basanga ubutaka baba muri ubu butayu kandi batahinubira, nyamara banazi neza yuko hanze y'ubu butayu haba ubuzima bworoshye kurusha muri ubu butayu, nuko baba bashaka gukomeza gusigasira umuco w'ibisekuru byabo. Si ibyo gusa kandi kubera yuko hatitawe ku bwoko ubwo ari bwo bwose umuntu yaba aherereyemo, iyo ahuriye n'undi muri ubu butayu ubuzima bari magirirane. Ari nayo mpamvu mu gihe umwe akeneye ubufasha undi aba ashobora kumufasha atitaye ku hantu aho ari hose yaba aturutse. Iki nicyo kintu nyamukuru gituma aba bantu babayeho ubuzima bwiza bubanejeje, kandi mu by'ukuri baba ahantu nk'aha byitwa ko bigoye kuhaba. Kuko mu butayu bwa Sahara hagwa imvura inshuro nyinshi cyane zishoboka. Kuri benshi byumvikana yuko ari ahantu hatarangwa ikimera na kimwe, gusa si byo, kuko nk'uko twabigarutseho ahantu hakorerwa ubuhinzi, kandi si ibyo gusa hasangwa amoko agera ku 1500 y'ibimera kandi birimo n'ibitoshye byumvikana nk'ibidasanzwe ahantu nk'aho ubutayu. Ese wari uzi ko mu butayu bwa Sahara hari ibimera bishobora kubaho kugeza no ku myaka 10 kabone n'ubwo imvura yaba itagwa? Iki giti cyitwa date palm gisangwa muri ubutayu bwa Sahara hakora ku bihugu nka Misiri, Libya, Algeria ndetse na Maroc. Ni gisanzwe kuko kigira imbuto ziryoha cyane. Igitangaje kuri cyo nuko kiba gitoshye iyo myaka yose kandi cyera imbuto budasiba, bitagombeye yuko hari imvura yagwa kugira ngo gitohe, keretse wenda muri cya gihe kiba kiri gukura kikiri gitoya. Ubwo wakwibaza uti ni gute ibiti nk'ibi ngibi bibaho bitoshye mu butayu nk'ubu ngubu bukakaye bitagombereye yuko imvura igwa? Date palm ni ibiti bifite imiterere karemano yo guhangana n'ubutayu, bikaba bifite umwihariko wo kugira imizi miremire ishobora kugeza ku bujyakuzimu bwa metero 30, hahandi iyo mizi ijya kwishakashakira amazi karemano yo mu butaka, akaba ariho hava amazi agabura iki giti ubuzima bwacyo bwose imvura yagwa itagwa. Ibi biti bisangwa mu bihugu bitandukanye biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse na bimwe byo mu majyepfo y'umugabane wa Aziya, ariko by'umwihariko bigasangwa ahangaha mu butayu bwa Sahara. Hari ibindi byitwa desert gourd bizwi nka bitter apple, nabyo byera neza neza bibayeho nk'ibya date palm kuko bikenera gushora imizi miremire yabyo mu byakuzimu aho ubutaka bworohereye, ubundi bikabaho bitunzwe n'amazi karemano yo mu butaka. Birumvikana yuko ibiti nk'ibi ngibi byo mu butayu bwa Sahara n'ubundi bikenera ya mazi karemano yo mu butaka hasi. Ngira ngo nawe urabyumva yuko nta kimera na kimwe cyabasha kubaho n'amazi na make gitunze. Iyi niyo mpamvu ibyatsi ndetse n'ibindi bimera bigufi byo mu butayu bwa Sahara bikenera yuko imvura igwa niyo zaba inshuro nke kugira ngo bibashe kubaho. Kubera ko rero imvura imara igihe kinini cyane itagwa, niyo mpamvu ibyo byatsi n'ibimera byo muri ubu butayu bwa Sahara biba byarumagaye, ubundi inyamaswa z'indya byatsi zikabirya gutyo. Gusa uko ubuzima bw'ubutayu bwaba bukomeye kose n'ibimera bibasha kwirwanaho, ari nayo mpamvu hasangwa ibiti bisaga 5 miliyoni. Ibyo bikubiye mu moko menshi atandukanye harimo date palm, desert figs, wild flowers, ibyitwa tamarisk, ibyitwa moses, lichens ndetse n'ibindi byinshi. Buri kiremwa cyose kiba mu butayu bwa Sahara gifitanye isano n'ikindi, yaba mu buryo buziguye n'ubutaziguye kuko buri kimwe gikenera ikindi. Yaba abantu, ibimera ndetse n'inyamaswa, umubano mwiza uri hagati y'urusobe rw'ibinyabuzima muri ubu butayu niwo utuma bibasha kubaho ahantu nk'aha bigaragara ko bigoranye, ari nabyo bituma byitwa ibiremwa bidasanzwe. Niba iki kiganiro wagikurikiye niki cyagutangaje kuri ubu butayu bwa Sahara utaruzi, tanga igitekerezo cyawe muri comment. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Iyi video niba wayikunze nakwibutsa gukanda like ndetse ukayisangiza abandi kugira ngo nabibashe kubageraho. Kanda kuri iyo video iri muri screen yawe, ndabizi nayo iragushimisha. Duhurireyo.